ndashaka yuko uzigira umunyamasengesho kuko uriya mugore ni umunyamasengesho ni umuntu winjiye mu by'Imana cyane cyane cyane. Ubwo rero icyo wakoze Uwiteka yanyuwe muri icumbi. Uwiteka asavugira mu bicumbi. Sinjya ko toka satani uriya muntu agusengeye mbega umuntu usenga yarasenze ngiye kumva ubushakari bw'umutima. Iriya mbobo yigeze yamenyeye gusenga kumbwira ngo kifufu koreta uratera ikirungurira cha mumaze gusenga ubigenza gute? nyine yamaze gusenga nta kindi kintu twakoze uretse ko namuhaye 10,000 byati. Yari 10,000 byose wanjijiwe. Gacumure ku mwama gucuma utwo wankuriwe. Sura cyandakariye ma siko nari nzi ngo ndakugirira neza none nuko bimeze. Uriya rero ushobora kuba unziho agace gatoya. Ndagira ngo ngewe mugeni ubanze umenye neza uwo ndiwe. Umenye icyo nishingikirijeho. Ndagira ngo nkwibwire. Iwacu ntitubandwa ntiduterekera ntitugira nyabingi ntitugira biheko ntarwo tugira shera. Sinjya ko toka satani Unkubisuruki ugeze naho ukuntu bitatwara inshuti wagakubitwa n'inkuba. Ndaje duhangane ubone ko nanabajyamo koko. Uzaza unamfukamiye kandi nta kintu nzakumarira. Uzantwara iki? Suko abakora b'ibigoryi bamera. ariko warire mu rugo kidasanzwe habaye iki? Niwe koreta ni wowe ujya utera amakorasi mu rusengero cyangwa n'ubundi waje mu rugo? Ni iki se byagenze gute? Iki gitunguranye pasiteri? Isi yitetera izagutetesha izagucutsa. Ego nta kidasanzwe kujye mbona hagata usigaranye isi izakwanika. Nyine pasiteri uriya Kamanzi yarahindutse. yahindutse atese kandi Kamanzi rega yarambiye gutegereza isezerano ry'Imana. Ni wa muntu umbwira niko guhora witwa mugeni ntacyo bikubwiye. Ndajya handi bagaterura abana bakarira. Ese ubundi yanagusize aha ngaha ugasanga nta agatambaro katavuye ku ntebe nta mwana wakinishije umva nasoni. Ibyo bikambabaza. Ejo bundi umushumba yarambwiye ngo ari gushaka nyine ngo kwimikwa ngo umugabo wanjye. Ngwana n'umutima ngo mubwire uko tubanye. Ndaceceka. Mujye ihangane ndumva ufite ibibazo bikomeye. Buriya twakoze inama n'umushumba tubona ko akwiriye kwimikwa ariko buriya ihangane reka wizere Imana. Kamanzi nzamushaka nzamuganiriza. Oya pastor yanyita umugore w'injajwa ahubwo no gukomeza kunsengera. Burya abapasiteri ntabwo turi abana. Njye mfite uburyo nzabikora nzamushaka tuganire kandi ntugire ikibazo. Urakoze cyane. Ukomeze wihangane. Kore. Ese ni wowe? Karibu. Karibu mu nzu. Inzu se? Ntabwo ahari ngwino nta kibazo ubura niyo mpamvu mba naguhamagaye. nyine narinje ngo umbwire icyo wampamagariye ndihuta ntabwo nicara. Kore nubwo tukwakira nibura. Oya nzagaruka mu nyakiri ikindi gihe ntabwo nari nambaye. Cyane rero dore buri ikintu gushakira gakoreka. Rero koreta ikintu nagushakiraga. Urabizi kuva na kera ku ishuri ko burya ngiye ikindi mo nahitaga mvugiraho.
urabizi ko twabanye neza nta kibazo dufitanye njye nawe hanyuma rero gushaka warabimenye ko Imana itaduhaye umwana kandi kore mu bakobwa rwose binabo muri aka gace nararebye nsanga niwe mukobwa w'inyangamugayo nabwira amaganya yanjye ukanyumva kore ukabyarawe koko wambabariye nibura tukabyarana kana nibyo gutekerezaho rero se koko nk'umuntu twiganye uragira ngo nkomeze mbiciro ry'imigani mbincike ibitekerezo pe ntabwo nahita nkubwira ngo ndabyemeye byumva icyo kintu nicyo gutekereza wumva erega waranabaye mwiza kandi urabizi ariko nawe kamanzi si byose gusa ariko nzagusubiza vuba sharakoze cyane ngaho ntabwo nakurenza igipangu kuko abantu muri aka gace bagira umuntu kuko n'abatindi bose bangirira n'ishyari buriye oya nanjye uko biri kose bashobora kuzana ubugambo bahamagara madamu ugasanga nabyo bibaye bibi ngiye guca aha ngaha ndihuta nta kibazo waciye aho narizi ko waciye aho ngaho rero komera sha ariko sha uzampa igisubizo kizima nta kibazo rwose yego sha ako gifite na taye sha tubura narebaga Pastor Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe mushaka. Karibi iwacu. Stari. Pastor mumeze mute? Turashima Imana. Duhuye ndi kwihuta nafite inama n'abakristo ariko wambwira icyo ashaka kumbwira tukagenda tubivugaho. Icyo nagira ngo tuganireho. Yego. Ni kuri ya raporo mwari mwadusabye y'abakristo badufasha gukora umurimo. Dukeneye abakozi mu murimo w'Imana. Aho mwari mwadusabye ko tunashyiramo Kamanzi. Kamanzi ni umukozi. Rero hari amakuru mfite kuri Kamanzi atari meza nanje ngo tubiganireho turebe icyo twakora. Mushumba buriya imikorere ya Kamanzi itandukanye n'imyizerere yiwe. Uriya arashoboye atanga icya 10 rwa rusengero mwicara bira bikorwa byinshi ubona ajya Dubai irampimbara niwe wayizanye gukimurwanya umukozi w'Imana Imana izamuye muri iki gihe. Mushumba wenda genda bitekerezeho ariko haranira inyungu z'Imana mu bakristo. Twabitekerejeho twabyizeho dusanga ari umwizerwa tuzabishaka igihe tubisubiremo ariko twabyizeho nk'inama nyobozi. Rero ntacyo muzabitekerezeho ubwo nanjye reka nsubireyo muzabitekerezeho mureko ari cyo mwakora. Kristo biki gihe nawe kurwanya umurimo w'Imana no kwirwa abo birirwa bamuvuga se bazanye iki no kuvuga gusa ukora bakamurwanya. Ese cyo ujya wicariye aho none se ugiye ujye kuri umuntu agusengeje ariko kamubwiza kuri mugiye uriya muntu agusengeye rego umuntu se yarasenze ngiye kumva ubushaka bw'umutse maguru numva nshatse kuzura umwuka ukajya ari kurabura gusenga nukuntu waga ko tujyana gusenga umva mubwiza ukuri senga amenya abantu buzuzwa cyangwa basizwe amavuta ariko umuntu agusengeye no munyamwuka pe kubeshya ni kubipe nanjye nemye noneho rero uzajya tujyana gusenga umva ubu nicyo arica ni gutekerezaho uriya muntu wagusengeye nanjye ndumva hano ranicaye nibyo arimo ndatekereza ko umuntu yuzuye umwuka uri ufite ikibazo akagusengera kubeshya ni kwimuge wasubizwa ntabwo ariho ngiye hari umuntu ngiye kureba ariko nitusubirayo cyangwa yagarutse hano ku nsengero nzakubwira cyane rwose mujye umugumane rwose uri yani wewe umuntu usenga we ngo asenga ibikisi tuzahangana rero amamushimagije ngo asenga iriya mbobo yigeze yamenyeho gusenga tuzawetse Kamanzi amaye bifashije esabwe icyubahiro amahoro niko karisi karame Kamanzi ko nawe mbona uri hanga isahanaye tuvuye hirya ya gukora umurimo kuri rya torero ryeri ya ruguru reka najye dore mvuye pfiyingiye kureba wa muturanyi wanjye aho imbere gato ariko duhereho nagukeneye nari ngukeneye hari ikibazo Kamanzi hari amakuru nakumvije watari meza amakuru usigaye uca umudamu wa nyuma ku buryo ujya no gufata abana ariko reka mubaze karisi we wagize amahirwe da
Imana iguha umugisha urabyara naho ngewe uragira ngo ngomeze mbiciro ry'imigani hanze aha ako mwabaye muti azi ko maze kubona ko abakristo twikunda umva nkubwire Karisi umwana w'umukobwa atangiye kujya mu mihango burya aba yakuze kera bundi gutereta bujuje imyaka y'ubukure wenda nuko tutari generation imwe ariko ibyo ngibyo ndumva kera ndumva ntaraciye nk'amabere aya nawe ahubwo ariko mama bite shimwe mama iki gutegura se ko ari ibintu nshaka kubaza mama ariko burya wowe umuhungu wanjye nanareka nkakumva mama buriya ndebye uriya mukobwa ngo nikoreta mwazanye nkareba imyambarire ye nkareba n'ubwiza bwe noneho nkanitegereza niyo agiye gusanganira papa imyitwarire bamwitwariraho ngewe mba mbona bidasanzwe mama papa we ni umukozi w'Imana kandi ayoboye umukumbi w'intama mwinshi ntabwo iryo kosa yarikora byongeye nakoreta n'inshuti yanjye ngira ngo urabibona uburyo yitwara aha mu rugo adukorera byose mama ngewe ndebye ubwiza bwe bituma numva nanjye pe namugira santima oya kireka niba ari wowe ahubwo wowe cyane kumbwiye ko uri kumva uri gukura mama urareka mubwira hari umwana twigana yigeze ambwira nawe ukuntu mu rugo yabo byababayeho ngo bazanye umukobwa nka gutyo mu rugo birangira asenyeye iwabo baratandukana umva shimo ngiye gutera impungenge papa wawe ndamwizera n'umukozi w'Imana nakoreta n'inshuti yanjye sibyo humura irebera agafilime sibyo ariko kama hari ikibazo nari nagize mu rugo rwawe mva gashaka kukikuganiza nkakikubwira ukareba ukuntu ikintu wabikoraho ikibazo mu rugo rwanjye navuze nzabikuganiriza mbikubwira igira icyo ubikora kuko bitabaye ibyo ngibyo nukuri ushobora kuzisanga n'iyi nzu ntawe ifite dore ejo bundi hagikora mbona haje umuntu w'umupasiteri araje yicaye aha ngaha muri iyi ntebe arabwirisha umugore aramubwirije arangiza aramusengera aho bashoreje umugore yinjira mu cyumba umva yaguteruriye amafaranga ati reka umva ibi faranga araza aramuhereza ahubwo n'abakire banza mutajya mumenya na konte zanyu da cyo ibintu uri kuvuga wabihagazeho cyane bya bindi muba mushaka kumenya buri kamwe kose kabera mu rugo rw'umuntu umugore wanjye ninjije ku buryo yaterura amafaranga akayaha umupasiteri tugomba injirwa ndi umugabo ariko kama ukuzi nge nawe twabanye wamfashije ukankura mumenya rubamba urabona ndi umuntu wabasha kukugambiriraho ikibi cye nkatuma ibibi kubaho simbikubwire uko nabayeho mu buzima bwanjye sinigeze mbona umupasiteri ucuruza ko yasengeye umuntu ibyo ndi kuvuga ni kubikubwira umuntu w'inshuti utakwifuza umuntu ikibi mu minsi ishize dore ngo abantu byigeze kuba umuntu aragenda afata imodoka y'umugabo araza ahereza ngo pasiteri intambara byateje rero nureba nabi umva nizasanga amaherezo yagiye uzi icyo gihorere ko genda udebera wa mugabo nari nakubwiye aze dupange naho ibyo ndaza kubireba no kubikurikirana rwose pe ni ikibazo gikomeye rega buriya ako sanze umugore yafashe amafaranga yanjye akayahunga ngo abapasiteri twamerana nabi ariko n'ubundi buriya wasanga arabikoze ndetse aranambona ako sheri nari ngukumbuye nanjye nayikumbuye cyane ariya mahugurwa yaratinze amara igihe kinini bucya mu gitondo ngenda nkagaruka umugoroba unyihanganire rwose kuba ntarakwitayeho nta kuntu umurimo w'Imana nyine habamo kwihanganisha cyane ko twigisha abantu kwihanganira no kwihanganirana ako nizere ko leta yabikoze neza ibisigaye bibera aha ngaha ni ibitangaza gusa zime neza nturakare ndabizi urakara korete ejo bundi nagiye kubona imvuye mu murimo w'Imana anyinguriye nsanga yambaye yewe yari yambaye ubusa nangwa n'abambara ubusa nibura koreta yankoreye ibyo sheri niba koreta wazanye n'uwo njya mbona mu rusengero baratandukanye haciye iminsi koreta naraje
musanga mu cyumba cyanjye. Abadamu b'iki gihe niba inshingano zanyu mwarazitaye. Icyumba cyanjye na pasiteri ngira ngo si icyumba cyacu rubanza cyarabaye rogi nizo abantu bavogeye. Sinzi ko leta wazanye wambwiye ko ari umuntu mwiza. Indirimbo aririmba niba ari iz'Imana cyangwa niba ari abandi bamutumye muri uru rugo. pasiteri urandwaza none umva kureta ndamwica ndamwirenza. Se Uje Bino Iby'amakuru byihorere. Ndashaka kubaza ikintu kandi usubize utancishije hirya no hino. Hani wanjye kwa Kamanzi asigaye haba urusengero. Arase shiri hana urusengero ruhaba. Sasa umva ikintu ushaka kubaza kandi ntuce hirya no hino. Ndashaka umbwira umuntu uheruka kuza hano. Shiri nyine uretse umunyamasengesho waje nzaniye ubutumwa w'icyangugu. Aho niho nshaka. Ntumva utangiye kundasira ku ntego. Yaguhanuriye ibiki ni iki Imana yari yamugutumyeho. Twabanje guhurira mu nzira y'amasengesho ya korali. Ahita ambwira amazina yanjye yose. Arangije arambwira ngo Imana mutegetse ko azajya nsengera. Arambwira ndamwa no se mu rugo urahazi. Ngo Imana yarahanyeretse. Kuko nambona araje. Bashirire kamubwire rero. Sinkunda abantu b'abanyamitwe bagenda bahanurira ibintu amafuti yose babonye ngo ngaho ngo ufite ibibazo ngo ngaho ngo uzabyara impanga ngo ngaho ngo umugabo yagize gutya iyo batarushenye cyakora basiga barwubatse. Ubwo buhanuzi rero nk'ubwo wabuvangiye nge simbukunda. Ese ubundi Imana niba ukunda wowe ishaka kukubwira ntiyakwibwirira. Mumaze gusenga ubigenza gute? Nyine yamaze gusenga nta kindi kintu twakoze uretse ko namuhaye 10,000 byati. Yari 10,000 byose wanjijiwe. Gacumure ku mwama guca umutwe wankuri. Mujye kuri wabaye iki? Mujye. Jono Kamanzi aranani. Kuki? Ngo? Kumubyarana. Nese Amasaje ni kwa ratawayandikiye Kamanzi. Wiki? Kamanzi. Kwese koko ubundi umva nkubwire mugeni ujye umenya ubwenge ujye uca ubwenge urikumva buriya umugabo aramutse akubonye uri murarira gutya yakubabaje ahita yishima ariko se ubwo wowe uburizwa n'umugabo ariko umugabo nakajya guhangayikisha ese twe nubwo tuba tutabosore ko twavamo n'abagabo kandi ugasanga atanaguhoza no kuva yabaho atanakujya urugendo ngo naguhoze nawe byibuze bundi iyo umugabo akubabaje nawe mwishyure Turakoze Jondo. nyine sibyo uvuga tukijya munsi no wundi gusa ni none ntabwo ari umwanzuro nawe ushaka kubye cyumubabazamo nawe akarira nkayuriza weko tuza Ako sheri ko mbona ushaka kunsigana kureta mwira. Kureta muraziranye kundusha. Ibintu byabaye byose nta na kimwe naguhisha. Si wamunshimiye. Si wamwe n'umwizerwa. Ntakorera Imana. Ibyo wambwiye kuri we birahagije. Koreta. Oui. Soka mwiyo nzu ugira vuba. Pastor ajya ngo agende usigaya. Ntasoni. Mama pati. Ukumbwira ngo kikufi. Kureta. Uratera ikirungurira. Ngutazo
urabona kuko biri bugende waje muri Urugo uri umwizero wakoze umurimo w'Imana ariko ntabwo yagize ugaragaza ubunyangamugayo none umunsi nuteje ibibazo mu rugo korita wakora Imana nabi mama bari mama bari winteri seseme niko nakubwiye nakugiriye impuhwe ndakwizera nk'inshuti yanjye nzingura kijijwe kumva aya kazi meze mwana gutyo neza narakwizeye nk'inshuti yanjye bihagije urumva none ibyo wankoreye birahagije ngaho batibitenge uramutamika unamikira umugabo nasone ntabwo uzabyo bikira mama paste genda n'igikapu cyawe gira vuba paste ngo nabikora zana igikapu gira vuba bangutsa hano do inzira n'umuhanda ihuta caca cyane ninjije mu inzu y'umukozi w'Imana nta soni kokore kwetse mbumva uri sino ugehera iki mu rugo barakwirukanye nta n'urushyi bagwaye iyo mba nari impari nari kugukubita urushyi nanjye ukabyumvira mu bwonko nuko umbwiye nawe ugiye kunuka nkwereke nsige nkweretse se wowe twaragutahuye ibi ryagaragaye n'iriba rikisha isuka kandi nta banga ry'icyaha ndagiye ariko umenye neza kandi umenye ntabwo uzi ikiri aha ngaha mwitegure nzaza mbazaniye umwana wanyu umwana wacu kore amayi uraho cyako umuntu usuza utabishaka oya biriya bintu ntabwo byari bikwiriye ibikisi ariko njyewe umporopoza ibintu numara kuyimporopoza umwandikiye message ngo umugore ngo yabonye ngo message ngo wanyoherereje ngo none ngo umugore wase birandiye telefone yawe ni fixe cyangwa ni telefone igendanwa ese ubwo niyo mpamvu washakaga kunsenyera urugo iyo ubanza ukamamagara ukambwira kuri bunyoherereze message guhamagaramwe ibiki twari dufitanye gahunda nge nawe urabimporopoje mbyishyizemo ndabikwemereye ibintu mbese bimaze kunjyamo telefone ni yawe ntago ari figisi telefone ni telefone mobile ngendanwa kubishaka niba warabishatse kuki utaje ngo umpe wenda undega yuko naguteye inda nkaba naragutereranye ariko bira nukunsenyera wisenyeye kera ndeka genda senkunda abantu binesha mutwe namwe mwese agenda ubutabuta nk'imbata ariko mana igisuzuguriro kindiho koko abo nizeraga bose bampaye akato kandi mana wambwiye ko nzabyara n'umugabo wampaye nawe ndabona agiye mu ngeso mbi ariko mana nukuri ushatse wampa umwana nzi neza ko anatigeze aba ingumba ahubwo cyari igihe cyawe kitaragera ushatse wasuhuza umugambi wanjye nanjye amabere yanjye akonsa waga kwa pasiteri uraho kore uraho neza nawe makuru ni meza sikore wavuye kwa pasiteri none usigaye ubagara ibigori ese kubagara ibigori ni ikibazo nawe witwaye nabi kwa pasiteri bakwakire ushake kubasenyera ntabwo yari imyitwarire myiza rwose nk'umuntu nk'uko wari ukwiye kwitwara
papa se barambyaye ntabwo bakubye ariko bari barakwakiriye nk'umwana umwana ariko batabyaye niba batarambyaye rero bivuze ko ngombe kuhava nkagenda yawitwaye nabi ntabwo ariko wagombaga kwitwara buriya wagombaga kwitwara neza ariko warahageze nk'igi kwitwara nk'igi buriya rero reka nkubwire kore abapasiteri mwere kujya mubakinisha cyangwa ngo mubitwareho nabi bo barasizwe amavuta amaki nureba amavuta babasizwe se ko bakusize none ukaburi ko ngaho reba amavuta se n'ubuto ni Suzana Perede ni Caroline basizwe amavuta boko cyane ruwira mujya mugenda pasiteri bubu turabazi cyakora koko byari bigukwiriye ibikise jyanda urigaragaje garagaye neza nabanga ry'icyaha byamaze mugende dore arengana upantaro gusa bajya mugenda mwari mumaze n'imisi mutahagera nibyo buriya tugira akazi kenshi mu murimo w'Imana urabizi tuba dusura abakristo abandi baza kutura muri biro tugira igihe cyo guhura n'abakristo urabizi urumva nkora henshi ngakora nahawe usanze dore buna madama aribwo akiva hano ahubwo tutararenga guhura n'abakristo n'inama nyobozi numva abantu bashyira ku ruhande twari bake barakundegera baramwanga ngo pasiteri musigaye mukorana umurimo ntabwo akiri inyangamugayo kandi umuntu uyoboye abakristo agomba kuba ari inyangamugayo ndetse cyane kurusha abandi bantu uko nuko babimbwiye jewe Kamanzi ntabwo ari ibyo gusa Kamanzi nagiye kumva numva gusigaye utereta abaririmbyi numva abantu bawiwiza ati wenda nuko atabyara se ibyo mbifata gutyo njye kumva numva gusigaye uteretana na koreta yewe tubireza amaso ko abapasiteri tugira abakozi b'Imana tugira ubushishozi bwinshi njye kubona mbona madamu aje kundeba arira yaciye ibirenge ndagushaka turaganira njye kubona mbona anyeretse message yawe na koreta anyereka message koreta wamwandikiye musaba ko mwaryamana nibuka ukuntu nagushyigikiye wibuke ko abantu bakurwaniye bavuga ko udakijijwe ariko ndebye icya 10 n'amaturo ndavuga ngo buri urakijijwe umugore wanjye niwe kweretse message mugeni niwe wanzaniye message arayinyereka ubu nuko telefone yazimye bankweretse nakoze kopi y'iyo message ndavuga nzaza tubiganireho dushaka igisubizo cy'icyo kibazo Kamanzi ukwiye gutekereza ku bugingo ugatekereza n'ibyaha satani ntayemba satani arica Kamanzi ukwiye kubitekereza rero pasiteri ndakumva Kamanzi n'ibyo bintu kubikora ni nakwakunda ubugira ngo urebe ko se nyine urebye urumva byari nk'ibintu byo kwirwanaho ndebe ko nabona pe Kamanzi wakoze icyaha Imana yanga Imana yisezeranya abantu ibahuje nk'umugore n'umugabo irabona mwabyara mutabyara wakoze icyaha Imana yanga n'abantu banga wibuke ko guca inyuma uwo mwashakanye amategeko abihana n'Imana ibyanga ndishimye guhura nawe amena ijambo ry'Imana rirambwira ngo wari ngumva yabyaye karindwi haleluya ngo wabyaye benshi yacebye yo Imana ishimwe kuko Uwiteka ari buze urugero ndagira ngo mbwire ko uri umukozi w'Imana pe bakwemere ntibakwemere amen ariko uri umukozi w'Imana amen ititaye ukuntu ugenda ucumbagira uko cyone cy'Imana Imana ikomeze ishyigikira impano iri muri wowe kandi Imana iguha umugisha haleluya nizeye ko uyu mwana nzamubyara ndetse nkamukikira amen cyone cy'Imana shimwa Mana Mugeni Sheri Yosove kwa muganga ryari ntabwo ndambura
mbaye niva kwa muganga reba nta nubwo ndakuramo imyenda kubera nacyo ntabwo ziteguriye ndavuga ngo reka mukorere sipesiyare ariko ingorora yanze baretse kunjejesha dore ikintu mpfa nawe n'umugeni ni iki ubu se kwa muganga se bagusanze n'inkorora bagusanze n'iki ko wajya ureka imitwe wa mugore we igiteri yanze ngo ndatwita twite sho uyu mugore aratwite cyangwa ni imitwe umugore kuko aba atwite nkaba mushihuye nuko mumaze iminsi nshaka umwana ndebe sheri kuba ngo ntubyumva se ni gute utabyumva na n'ubu ntabwo ndabyemera ese ko ndi kugira ngo uri kunyumva abibi byose wemba nabiteguriye njye teta ahubwo reka nkwereke kugira ngo ugatangire ibyo uzajya ukorana nabyanditse hano reka mbigusobanurire neza hanyuma nawe mu gihe nyine nzajya mba ntari uzajya wifashisha kano gapapuro kari umutambi Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane bya. Yesu ahimazwe. Mumeze mute? Turashima. Twaraburanye. Karibu sana. Murakoze. Murakoze cyane Imana ibamugisha. Mumeze mute mu buzima busanzwe? Turaho. Ndabona Imana bimwe yavuze arabikoze. Buriya dusenga Imana ivugura bizi. Ibi iyi mirimo ikora Imana ikoze ni imwe muri ya yindi Imana ivuga ko uzajya itugirira neza yivuze rero irakora burya Imana yacu gusa nanjye boss wanjye yarantunguye yabanje kumbwira ko ari ahanjye nyine numva ndatunguwe umutware wawe atekeza ibintu byagutse oya ariko se wowe ntabwo nakubwiraga nabi akoje sheri wowe koko erega buriya ntureba niba hari ikintu kibaho abagabo nuko baba batazi ko babyaye ariko nizere nyine kushidikanya kwabayeho sinizera ariko none narabyizeye pe kandi nawe nizere ko wambabarira sinaciye bugufi uzi ikintu cyanshimishije ni ukuntu wagiye kwa pasiteri kwihana bitesha umusheri amakuru ko tutakumenye nitwa Nyiribanga Denise mu rugo ni hehe mu rugo ni Muhanga Muhanga ahahoze ari igitaramo yego uri mwende bitesha papa bambwiye ko ari abimfura Kamanzi mama yitwa Mukamana Anonsera sheri ko ngwiki